Yesu ashimwe bakundwa bwoko bw'Imana. Uyu ni umwanya w'icyo twise ukuri mu ijambo rihembura. Ni ku Impumuro TV. Njyewe muri kumwe nitwa Daniel Savinson. Reka dutangire dusenga. Uri Uwiteka, Imana ishobora byose, imenya byose, ibera hose icyarimwe. Tuguhaye icyubahiro n'ikaze kugira ngo uzubane n'imitima y'abantu bose bazumva ibikubiye muri aya magambo tugiye kuvuga. Azubake benshi, azahembura benshi, azahe guhinduka benshi. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Nifuje ko uyu mwanya wo guteza amatwi Impumuro TV, cyangwa nawe uzayitega amatwi aho uherereye hose, ushobora kuba wumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Nifuze ko twafatanya kumva iki cyigisho, twafatanya kwiga iki cyigisho cyangwa ikigwa nakwitwa ngo gushwanyagurika guturuka mu gusambana cyane. Reka bisubiremo: gushwanyagurika guturuka mu gusambana cyane. Twabanza tukibaza tukavuga ngo mbese ubusambanyi ni iki? Kuki ubusambanyi ari bubi? Muri iki gihe abantu benshi bafite imyifatire y'urukozasoni kandi ntibumvira amategeko y'Imana arebana n'imibonano mpuzabitsina. Iyo dusomye muri Bibiliya dusanga ko ubusambanyi bwerekeza ku mibonano mpuzabitsina hagati y'abantu batashyingiranwe mu buryo buhuje n'amategeko, aricyo cyitwa gusambana. Nanone kandi bukubiyemo ubutinganyi, kuryamana n'inyamaswa, kwendana mu kanwa, mu kibuno, cyangwa gukorakora imyanya ndangagitsina y'undi muntu uwo ari we wese mu buryo bubyutsa irari, utari uwo mwagiranye isezerano, kubana nk'umugore cyangwa kubana nk'umugabo. Kubwo kwirinda gusambana habaho gushaka. Iyo dusomye urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abikorinto ibice 7:2 tukageza ku wa 4 ndetse n'umurongo wa 9, tuhasanga amagambo avuga ngo ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agira uwe mugore, n'umugore wese agira uwe mugabo. Umugabo aho umugore bimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we. Kuko umugore adatwarwa n'umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwarwa n'umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Ariko niba badashobora kwirinda, aho n'umurongo wa 9, barongorane, kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Iki ni igice ni icyanditswe cyo mu Itangiriro ibice 2 n'umurongo wa 24. Niho hatubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bibiliya, ijambo ry'Imana, ritubwiye ko umugore n'umugabo baba umubiri umwe iyo bahuje ibitsina. Mbere yuko dukomeza, reka turebere hamwe ibintu 5 biba mu guhuza ibitsina kw'abashakanye cyangwa batarashakana basangira, bahanahana, umwe ahereza undi, undi agahundi, binyuze mu maraso. Icya mbere, amaraso. Icya kabiri, imivumo. Icya gatatu, imigisha. Icya kane, uburwayi. Icya gatanu, amadayimoni cyangwa se abadayimoni. Bavandimwe, umurimo wo guhuza ibitsina ntabwo ari umukino, kuko harimo ingaruka nyinshi cyane, twongere tuvuge ngo nyinshi cyane, zigaragara n'izitagaragara, dushingiye kuri izo mpamvu 5 tubonye hejuru. Izi mpamvu tubonye hejuru ni amaraso, ni imivumo, ni imigisha, ni uburwayi, ni amadayimoni. Ahangaha twakongera tukibaza tukavuga ngo mbese ni gute umuntu ashwanyagurika?
mwibuke ko turi kuganira cyangwa turi kuvuga ku kigo kivuga ngo gushwanyagurika biturutse mu busambanyi cyangwa gusambana cyane. Urwandiko rwa mbere Paul yandikiye abikorinto ibice 6 n'umurongo wa 16 handitswe amagambo avuga ngo ntimuzi yuko wifatanya na maraya aba baye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ubundi ni ukuvuga ko buri mukobwa cyangwa se umuhungu, buri mugabo cyangwa se umugore uryamana nawe atari uwo mwashakanye uba urimo gushwanyagurika. Ni ukuvuga ngo wa mukobwa we uri kuryamana n'umuhungu utari uwawe w'isezerano, wa musore we ukuryamana n'umukobwa utari uwawe w'isezerano, wa mugore we, wa mugabo we, bivuze ko uba urimo gushwanyagurika. Kuko muri wowe hagiyemo igipande cy'uwo mwaryamanye, nawe igipande cye kikazi iwawe. Ni ukuvuga ngo murahererekanyije, umwe ahaye undi ibye n'undi ahaye undi ibye. Ni ukuvuga ngo ubwo niba afite ibipande 10 byabo yaryamanye nabo, nawe ufite ibindi bipande 10 byabo mwaryamanye, ni ukuvuga ko ubwo muba mukora icyo nakwita gushwanyaguzanya. Murumva rero ko ari ikibazo kinini umukobwa cyangwa umusore yararyamanye n'abantu 20. Waba uri umuhungu ukaryamana n'abantu 20 cyangwa waba uri umukobwa ukaryamana n'abantu 20. Ni urugero mvuze kuko hari n'ababarenza. Njya numva bavuga ngo hari nango iyo ugejeje ngo ku bantu 100 ngo urasara, ariko ibi ni imvugo z'abantu ntago mbizi kuko ngewe nzi ko hari n'ababarenza cyangwa se babarengeje. Ariko icyo turi kuvuga ni iki ni kimwe, ni ukuvuga ngo igihe cyose ibi bintu bibayeho, mu gihe harenze umubare w'abo bantu benshi, muri we haba harimo ibice 20. Nari ntanze urugero rw'aba bantu, haba harimo ibyo bice 20 by'abo bagabo n'abo bagore. Ni ukuvuga ngo iminyako, imikasiro, amabrokaje, imivumo, abadayimoni babo bagabo bose n'abo bagore bose, indwara zabo, amakamere, karande, inyatsi, ibyo bintu byose ni ukuvuga ngo bihuriyemo ko namwe mwabihanahananye, mwabyakiriye uburwayi, ibintu nk'ibyo, uburwayi bugaragara n'ubutagaragara byahise ibyo bintu byose biba byaje. Reka twibaze cyangwa se mwibaze ibi bintu bikurikira ngiye kubabwira. Icyambere, ese abagabo mushaka baracyari bazima? Icya kabiri, ese abakobwa mushaka, abagore mushaka baracyari bazima? Mu yandi magambo ndavuze ngo mbese mwabakobwa mwe iyo murambagizwa mukemera kujya gushaka, ni ukuvuga abagabo muba mushatse muri bazima ntago bashwanyaguritse? Mwabakobwa mwe, mwabagabo mwe, abakobwa mwakunze mugiye gushaka ni bazima ntago bashwanyaguritse? Ni ibibazo. Bene data, hari ingaruka zo gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo kurushinga n'umuntu urenze umwe. Reka mbisubiremo, hari ingaruka nyinshi ntabara zo gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo kurushinga n'umuntu urenze umwe. Gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushinga urugo ubigira ingaruka nyinshi zitandukanye. Nubwo muri no minsi bitoroshye kubona umusore n'inkumi bakundana bakarinda babana badakoze imibonano mpuzabitsina, icyo abantu bakwita ngo ni avance, ntibibabuza ko ubikoze ahura n'ingaruka mbi. Zimwe mu zo mwahura nazo ni nkizi, nubwo biba byabayeho. Reka turebe izo ngaruka. Iya mbere, kuryamana n'abantu benshi batandukanye ukitwa ikirara.
kuryamana n'umuntu kuko mukundana bishobora guhinduka ugafata undi nawe yazabigusaba ukananirwa kumuhakanira cyane cyane ko nawe uba wumva ko agukunda, wakwereka ko agukunda, kuko uba uzi neza cyane yuko agukunda. Yaza nawe bikagenda gutyo, ejo hakaza undi bikagenda gutyo, ugasanga ugiye gushyingirwa umaze gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. Ibi bikaba biri mu kibazo kimwe gituma ingo z'iyi minsi, z'iki gihe, muri ibi bihe, muri iyi minsi, muri no myaka zisenyagurika, zisenyuka. Icya kabiri, kuburirwa icyizere n'uwo muzabana. Akenshi iyo ubanye n'umuntu akakubwira ko yigeze kuryamana n'undi, yaba umukobwa akakubwira ko yigeze kuryamana n'undi mu musore, yaba umusore akakubwira ko yigeze kuryamana n'undi mukobwa, biragoye kumva ko umukunzi 100%, kuko hari undi aba yarigeze guha ku rukundo nawe uwo muntu yaruhaye. Igihe cyose uba wumva bihora biguteye kumva utamwizeye 100%. Ibi bitera urwikekwe cyane. Yaguhamagara akavuga uti bagiye kongera, mwahura mwasuhuzanya uti nakabaye icwende ntikoga. Icyo gihe ugasanga habayeho urwikekwe rwawe. Icya gatatu, kubana n'uwo udakunda. Ibi akenshi bikunze kuba iyo umusore ateye umukobwa inda, noneho iwabo w'umukobwa bakamusaba guhita mushaka. Hari ubwo muba mwararyamanye mudakundana, ari irari cyangwa mwaba mwakundana mutarabijyamo neza ngo mumenyane igihe kinini, bikaba ngombwa ngo umwe amenye imico y'undi cyangwa umwe yiga ukundi. Noneho mwamara kubana, kuko mwabanye kubera ko imiryango y'umukobwa cyangwa se n'amategeko abigiyemo, ukabona ko rwose wamwibeshyeho. Iyo umaze kubona ko wamwibeshyeho, bitera izindi ngaruka. Aha kandi no kubakundanye, reka tubivuge nuko nguko, aha no kubakundanye igihe kirekire nabo bahura n'ingaruka zo guhora bumva ko bakoze ubukwe batateganyaga, bibatunguye mu gihe kitari cyo bari baremeranijeho. Ugasanga hari ibyo utakoze neza nkuko wabyifuzaga muri bije, mu igenamigambi ry'ibyo washakaga gukora mu bukwe. Ntabwo ari ukuryamana n'umuntu gusa ngo umutere inda. Ushobora ahangaha haba n'ikindi kintu nakwita icya kane, kubana n'uwo udakunda. Reka mvuge ko kubana n'uwo udakunda. Iyi minsi muri ibi bihe hariho urukundo rwitwa imibare. Umuhungu agakunda umukobwa atamukunze kubera ibyo afite, umukobwa agakunda umuhungu atakumukunza kunze ibyo afite. Bakavuga bati ubuzima butakomeze. Harimo n'abandi bavuga bati ni gapasu, ni tuzature. Aba bantu bakabanishwa n'ikinyoma hagati yabo. Ejo divorce kaba uyu muntu. Aba bantu byagenze gutya, isaha n'isaha umutima uguha uwukunze. Umukobwa akabona umuhungu akunze, umuhungu akabona umukobwa akunze. Ibi ngibi biri mu bintu bitumye ingo zisenyuka cyane. Icya gatanu, ni ugucana inyuma kw'abashakanye. Aha abantu benshi batanga impamvu zitandukanye zo gucana inyuma, ntago nazivamo ni nyinshi. Bamwe bata umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye ntanshimisha iyo dutera akabariro turi mu cyumba kibanga. Ariko se reka twibaze, ni gute ushobora kumenya ko kwishima bibaho utarigeze wishima? Niba utarigeze wishima utabizi, ubwirwa n'iki kutishimye? Ubwirwa n'iki ko bitagushimishije? Abenshi bahita basubiza intekerezo ku buzima bigeze kubanamo nabo babanye, baryamanye, basomanye, basohokanye batarashaka. Noneho ugasanga batangiye gucana inyuma
ibyo yari yarabonye umuhungu, ibyo yari yarabonye mu bakobwa benshi ntabibonye kuri uwo bakundanye. Umuhungu umukobwa ibyo yari yarabonye mu bahungu benshi ugasanga ntabibonye ku mugabo bakundanye. Icyo ugasanga kibaye ikibazo. Kugira ikibazo mu buryo muganira, iyo habayeho icyo bita gutakaza communication, akenshi iyo abantu bakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo kubana, hari inzego nyinshi baba basimbutse mu bijyanye no kumenya, navuga mu bijyanye no kumenya uko baganira, uko bakemura amakimbirane, ku buryo iyo babanye barakaranya inshuro nyinshi, ndetse bibasaba imbaraga nyinshi kugira ngo bige uko bajya bakemura ibyo batumvikanyeho n'ibyo batahurijeho mu buryo bwiza. Birabagora kuko ubusabane bwo kuganira buba bwarangiye hagati yabo bombi, ikiganiro kiba cyapfuye, umwe adashaka kumva undi arakaranije n'undi. Rero niyo havutse ibibazo, twibuke ko umunyarwanda ukuze yaciye umugani akavuga ngo ntazibana zidakomanyije iki amahembe. Ni ukuvuga ngo rero iyo communication yabuze mu bashakanye biba ikibazo. Izo zari impamvu eshanu nari mbahaye z'ibyo bibaho gituma bidakwiye kubaho cyangwa bibaho mu gihe abantu baryamanye bakoze imibonano mbere yuko bashyingirana. Reka tugere ku kindi cyiciro, navuga ngo muhunge cyangwa duhunge ubusambanyi. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abakolosayi ibice 3:5 haranditse ngo kubw'ibyo rero mwice ingingo z'imibiri yanyu zo kwisi kubirebana n'ubusambanyi, ibikorwa by'umwanda, irari ry'ibitsina, ibyifuzo byangiza no kurarikira, ari byo gusenga ibigirwamana. Ubundi umuntu aramutse afashe igihe agatekereza ku ngaruka z'ubusambanyi ashobora kudasambana, ariko akenshi umuntu atera intambwe ya mbere iganisha ku busambanyi yishakira gusa guhaza irari ry'igitsina rye, yishakira gusa kunezeza umubiri, yishakira gukemuza ibibazo by'umubiri uri kumurya, wamumereye nabi, wamwishe. Iki gihe baravuga ngo ni ubushyuhe bwinshi. Iki gihe ubushyuhe bwinshi bukamujyana kugushya, niko nsigaye numva babikoresha, ngo hahiye, ngo hadatokombera, hadashya. Noneho ariko ntiyongere kwibuka ko hari ingaruka ziza gukurikira. Reka mbabwire ngo tumenye intambwe ziganisha mu gusambana ukwiriye kwirinda. Mukobwa, musore, mugabo, mugore, menya intambwe ziganisha mu gusambana ukwiriye kumenya ukazirinda. Icyambere ni porno, icyo bita nakwita mu Kinyarwanda pornografia. Pornografia ni intambwe ya mbere iganisha ku busambanyi. Nabyita ko ari ukureba amashusho, reka mbivuge neza gutya, ni ukureba amashusho ay'ubusambanyi, akora ubusambanyi, ukayareba amashusho agaragara cyangwa atagaragara akora ubusambanyi. Pornografia igamije kubyutsa, nikibereyeho igamije kubyutsa irari ry'ibitsina. Muri iki gihe pornografia iboneka ahantu henshi bavandimwe, wongere ngo henshi, haba mu binyamakuru byandika, haba mu bitabo, mu ndirimbo zigaragara, mu biganiro byo ku mateleviziyo atandukanye, ku macano atandukanye, kuri za internet ahantu hatandukanye. Ni ukuvuga ngo pornografia igaragara ahantu henshi. Abantu benshi batekereza ko pornografia nta kitwaye, ariko nyamara ni ukwibeshya kuko iteje akaga gakomeye. Kuko pornografia ishobora gutuma umuntu abatwa n'ubusambanyi kandi akagira irari rikabije. Kureba pornografia bishobora gutuma umuntu yikinisha, akagirana ibibazo n'uwo bashakanye cyangwa bagatana. Muzasome urwandiko rw'Abaroma igice cya 24:27, ubishobora gusoma urwandiko rw'Abaefeso ibice 4:19. Murahabona icyo byanditswe bivuga. Aha kamvuge no ku bakirisitu bafata umwanya wabo munini bakawuta kuri pornografia aho kuwushyira mu gusoma Bibiliya, kumva indirimbo, gusoma ibindi bitabo byubaka cyane ahandi hantu hose habungura ubumenyi.
ushobora gusoma igitabo kitari na Bibiliya, wasoma igitabo cyo guteka, wasoma igitabo cy'ugukunda igihugu cyawe, wasoma igitabo cy'amateka, wasoma igitabo cy'ubumenyi bw'isi. Ntabwo wabura ibitabo usoma, ariko ugasanga n'abakirisitu benshi bahaye umwanya porunogarafiya. Birababaje cyane, aho ni naho hava umwandu w'umwuka w'ubusambanyi mu nsengero, kuko nyine icyo uhaye umwanya nicyo kiba mu ntekerezo zawe, nicyo giha umubiri wawe. Nuha umwanya porunogarafiya izakuganza, izaguha gukora ibyo ubonamo. Ariko nuha umwanya Bibiliya, nuha umwanya gusoma ibitabo by'ubwenge, nuha umwanya ibindi bintu, bizaguha kumenya bya bindi. Icya kabiri, ibiganiro biganisha ku busambanyi n'uwo mudahuje igitsina. Igihe cyose ugiranye ikiganiro kiganisha ku busambanyi n'umuntu mudahuje ibitsina cyangwa se igitsina, mwaba muri kumwe cyangwa mutari kumwe, wenda muri kuri telefone, nta kabuza ko muzagwa mu mutego w'ubusambanyi, kuko muba mwibyukiriza irari ry'ubusambanyi. Icya gatatu, kwicarana n'umuntu mudahuje igitsina umwanya munini ahantu muri mwenyine. Igihe cyose wagirana ibyicaro n'umuntu mudahuje igitsina muri mwenyine, mugatangira mugatindana, mwaba muri bisi ibiganisha mu gusambana, ni nkaho mwaba muri bisi iganisha mu gusambana. Reka bivuga gutyo. Ni ukuvuga ngo igihe cyose wagirana ibyicaro n'umuntu mudahuje igitsina muri mwenyine, mugatindana, muba muri bisi. Ni ukuvuga ngo muba muri mu modoka ibaganisha gusambana. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo hari umuburo ugira uti, umuntu wese ageragezwa iyo arehejwe n'irari rye rimushukashuka. Hanyuma iryo rirari iyo rimaze gutwita ribyara icyaha, icyaha nacyo kiyo kimaze gusohozwa kikazana urupfu. Ibyo ni ibintu murabizi. Bavandimwe, kuri iki kintu navuga ngo iyo bimeze gutyo rero, ibitekerezo bibi ntibikakuzemo. Iyo nubona bikuje, ujye uhita ubyikuramo. Mu gihe uguye ku mafoto abyutse irari ry'ibitsina, jya ureba hirya uyareke. Niba urimo ukoresha mudasobwa, icyo nakwita computer cyangwa ordinateur, niba urimo gukoresha mudasobwa cyangwa se ni ordinateur nari nshatse kuvuga, jya uhita uyifunga, jya uhita ujya mu bindi, urebe ibindi hindura. Uhindure sheni. Niba uri kuri televiziyo, niba uri kureba hakazamo ubwo busambanyi, ihindura sheni. Hari sheni z'imipira, hari sheni z'ijambo ry'Imana, hari sheni z'imiziki, hari sheni z'ibindi bintu. Ntukemere ko ibyifuzo bibi bishinga imizi mu mutima wawe. Reka mbisubiramo. Ntukemere ko ibyifuzo bibi bishinga imizi mu mitima yawe. Naho ubundi bishobora gushinga imizi, kubyikuramo bikakugora. Uzasome muri Matayo ibice 5:29 ugeze ku 30. Ni iby'ingenzi ko dusobanukirwa impamvu zishobora gutuma tugwa mu mutego w'ubusambanyi, kuko uwo waba uri we wese, mbisubiremo, waba uri bishop, waba uri apostle, waba uri reverend, waba uri umuhanuzi, waba uri umukobwa, waba ushatse, waba udashatse, uwo waba uri we wese wasambana. Ntabwo gusambana batokesha, ahubwo bariruka, barahunga, bakagenda. Kubera ko Imana ituzi neza kurusha uko twiyizi, niyo mpamvu dukwiye kurushaho kugendera kure y'ibyo bintu byose. Yego Imana iratuzi, ariko idufasha natwe twateye intambwe. Izi ko tudatunganya irabizi, ariko nanone izi ko dushobora no kurwanya ibyifuzo bibi. Yaravuze mu Bakolosayi ibice 3:5 niko birivuga ngo, kubw'ibyo rero mwica ingingo z'imibiri yanyu zo kwisi zirebana n'ubusambanyi, ibikorwa by'umwanda, irari ry'ibitsina, ibyifuzo byangiza no kurarikira, ari byo gusenga ibigirwamana. Reka tuze kurebera hamwe aka kanya, turebere urugero Yosefu muramuzi, umusore wabaye muri Egiputa, icyo yakoze. Mu itangiriro, twifashisha itangiriro ibice 39 umurongo wa 7 n'umurongo wa 12. Umunsi umwe umugore wa shebuja yamuhatiye kuryamana nawe, maze Yosefu arahunga ajya hanze. Yosefu akiri muto yabaye umucakara muri Egiputa. Buri munsi umugore wa shebuja yamusabaga kuryamana nawe,
ariko yosefu yari azi ko ari bibi. Hanyuma kuko yosefu yakundaga Imana, yahise afata intego yo gukomeza yo kubahisha Imana, akomeza kugira icyifuzo cyo kuyishimisha. Ni nayo mpamvu igihe cyose uwo mugore yageragezaga kumureshya, kumutereta, kumubwira ibintu, yosefu yamwangiraga. Ntabwo yosefu yashoboraga kuva kwa shebuja kubera ko yari umucakara. Yakoze ibintu byose ariko akomeza kubaha Imana. No kuvuga ngo iyo yosefu aza kuba yarakundaga gutekereza ku bintu bifitanye isano n'ubusambanyi, cyangwa akaba yari umuntu wararakiraga cyane, cyangwa yaramurarikiraga uwo mugore, yari gusambana nawe. Ariko ubucuti yosefu yari afitanye n'Imana nibwo bwari bufite agaciro kuruta ikindi kintu cyose. Yabwiye umugore ati, tubisoma mu ijambo ry'Imana mu itangiriro ibice 39 umurongo wa 8 n'umurongo wa 9, yaravuze ati, databuja nta kintu na kimwe atampaye uretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora ikibi gikomeye bene ako kageni, kandi nkaba rwose ncumuye ku Mana. Urumva yakoze ikintu necyo Dawidi yagarutse haravuga ngo yabikiye ijambo mu mutima we kugira ngo atamucumura. Iki ngiki nicyo yosefu yari yarabitse ijambo ry'Imana mu mutima we. Aravuga ati, ntabwo uri uwanjye, uri uw'umwami. Ibintu byose yarabinyeguriye, ariko wowe ntabwo uri mu kindi, naba ncumuye ku Mana, ntabwo bishoboka. Iki ni ikintu kigaragaza ko Imana yishimiye yosefu cyane, kuko yosefu yamubereye indahemuka. Itangiriro ibice 41 umurongo wa 39 no 49. Nubwo yosefu yari kure y'iwabo, yakomeje kubera Imana indahemuka, kandi yamuhaye imigisha myinshi. Uzasoma Imigani ibice 27 n'umurongo wa 11. Imana yishimiye ko yosefu yamubereye indahemuka. Reka mvuge ngo guhunga ubusambanyi ntibyoroshye. Reka bisubiremo, guhunga ubusambanyi ni intambara ikomeye nk'iyindi, ntabwo byoroshye. Ariko iyo dusomye muri Zaburi ibice 92 umurongo wa 10, haravuga ngo, mwabakunda Imana mwe, mwanga ibibi, irinda ubugingo bw'indahemuka ze, irazikiza ikazikura mu maboko y'ababi. Haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo Imana ikunda abantu bayo, ibafashiriza mu ntege nke zabo, ariko ikabashoboza kunesha byose. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 7 umurongo wa 21 kugeza ku wa 25, haranditse ngo, Satani akoresha ubusambanyi kugira ngo atugushe mu mutego, kandi kumucika bishobora kutugora. Hari igihe twese tugira ibitekerezo bibi. Ibyo Imana irabizi, kandi yibuka ko turi mu mukungugu, niko Zaburi yavuze ibice 103. Ariko natwe tugira umwanzuro n'ibyo dufata. Mu gihe ufite ibitekerezo biganisha ku busambanyi, jya usaba Imana imbaraga zirenze izisanzwe wari ufite kugira ngo ukomeze ugire ibitekerezo bitandukanye. Uzasoma urwa kabiri rw'Abakorinto ibice 4 umurongo wa 7 n'urwa mbere rw'Abakorinto ibice 9 umurongo wa 27. Salomo yaranditse mu Migani ibice 4 umurongo wa 23, aravuga ngo, rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ari wo amasoko y'ubuzima aturukamo. Umutima werekeza kubo turi bo imbere, kandi nibyo Imana iha agaciro kuruta ibiri inyuma. Ibyo tureba bishobora kutugiraho ingaruka zikomeye. Yobu 31 igice cya mbere haravuga ngo, nagiranye isezerano n'amaso yanjye, none se nabasha nte kwitegereza umwari. Kimwe na Yobu, tugomba kugenzura ibyo tureba n'ibyo dutekereza. Nanone tukajya dusenga nk'umwanditsi wa Zaburi wagize ati, utuma amaso yanjye yikomeza atarebye ibitagira umumaro. Ni Zaburi 119 umurongo wa 37. Yaravuze ngo, ni Dawidi yaravuze ngo Mana ujye utuma amaso yanjye yikomereza atarebye ibitagira umumaro. Imana iduhe
idushoboze, idufashe kutareba bitagira umumaro. Niba mini iguciyeho ibyo bibiri urabihangira icy'amaso, hungisha amaso yawe. Niba ari uwo mugabo wambaye nabi bigatuma imyanya yigaragara, wimureba, komeza intego yawe, komeza imbere ugende. Hanyuma hari ikindi kintu dukwiye kubamo. Dukwiye kugira umutima w'ubwenge. Imigani ibice 7:6-23 haravuga ngo ntidukwiye kwifuza kuba nk'umusore uvugwa mu migani. Niho yabivuze. Umutima w'ubwenge udufasha kwirinda ubusambanyi gute? Uwo musore yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi kubera ko atagiraga umutima, kandi umutima w'ubwenge si ukuba umuhanga, ahubwo ni ukugerageza gusobanukirwa uko Imana ibona ibintu kandi tukabikurikiza. Imigani ibice 19:8 haravuga ngo uronka umutima w'ubwenge aba akunda ubugingo bwe, kandi ukomeza ubushishozi azabona ibyiza. Ni ukuvuga ngo tujye tuzirikana aya magambo. Reka negere ku musozo. Nsoza reka mbabwire, abashwanyaguritse kubera ubusambanyi bwinshi ko icyambere ari ukwihana. Icya kabiri ni ugusenga Imana ikabateranya ikongera ikabubaka, kuko Imana ishobora byose. Icya gatatu, kwirinda icyo ari cyo cyose mu byo twabonye hejuru, bya bindi byose cyatuma basubira cyangwa se basubira mu busambanyi. Dushobora guhunga ubusambanyi. Umuntu wese ageragezwa n'ibyo areherejwemo, nk'uko twakomeje kubivuga, Yakobo igice cya 14. Twahunga ubusambanyi gute? Yobu igice 31, Matayo twabivuze, ni ukugira umutima wita ku Mana kuruta gusambana. Ukwiye gukora ikintu gituma Imana ihora ikunezererewe, kandi ugomba kuzirikana akamaro ko kumvira Imana. Ikindi, ugomba guhitamo inshuti zikunda Imana kandi zigendera mu mahame nk'ayo ugenderamo, kugira ngo bizakurinde. Nugendana n'abakunda gusambana uzaba umusambanyi, kubyikuramo ntibizagukunda. Nukuganira n'abantu bakunda kuganira ibiganiro by'abasambanyi, nukureba za pornography, bya bintu byose twagiye tuvuga hejuru. Irinde ubusambanyi, irinde gushwanyagurika. Witeka akugwiriza imbaraga, aguhe gukomera, wowe washwanyaguritse, wowe wagize ibindi bibazo bitandukanye biturutse mu kuryamana n'abantu benshi, bikaba bigezaho ugira wananiwe kugira control, urashaka kubivamo byaranze. Ndagira ngo nkugire inama, ndagira ngo ngufashe. Umvira ijambo ry'Imana, hunga ibitekerezo bibi, hunga amagambo mabi yerekana ku busambanyi, hunga izo pornografia, hunga inshuti zikoresha ayo magambo n'ibyo bikorwa byose. Ugira inshuti zikuganisha ku ijambo ry'Imana. Reka wisome ibidafite umumaro, wirebe ibidafite umumaro, reba ibigufitiye inyungu, iby'ubwenge, iby'ubushobozi, iby'ubuhanga, iby'ijambo ry'Imana. Ubundi wongere wubakike, ube muzima. Nakubwira ngo reka dusengane nawe. Wowe waba ufite iki kibazo, wowe waba ushaka kureka kwirinda ubusambanyi, umukobwa, umugore cyangwa umupapa, umusore, bikakunanira, hari Imana ishobora gutera intambwe 99 ikaza kugusanga. Urakoze cyane. Urakoze kubwo gutega amatwi Impumuro TV, urakoze kubwo gutega amatwi iki kigisho cyo gushwanyagurika mu nyuma biturutse mu gusambana. Twabonye ingaruka nyinshi, uzirinde, ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana igifite ugukora mu biganza byayo. Sengana nanjye. Waba ushobora kuba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko iki kintu cyakubata Yesu yakigukiza. Nawe ushobora kuba uri umukristo, ariko ukajya usanga ibintu byisangamo. Yesu araguha imbaraga. Turagushimiye Imana yacu Yehova. Ni wowe ugena imitima, ukamenya umutima wa buri muntu, uzi intege za buri muntu, urazi gukora kwa Satani kuri iyi si. Icyo Satani ashaka ni ukugira ngo yice insengero z'umwuka wera uba muri twebwe. Ibi byabaha byabayeho, uhababarira abantu bawe,
kandi abantu bamaze gushwanyagurika wongere ububakisha ijambo ryawe, ububakisha amaraso yawe. Abatarakwizera ubahe kukumenya by'ukuri, abakumenya abakristo bakunda guhora n'ibi bishuko ubahe imbaraga z'umutima, ubakundishe kukwegera cyane. Ndasenze kugira ngo abantu bawe bose abarwariye indwara muri ibi bintu kubw'ingaruka zabyo ariko uzabaho ubugingo, bakize ubuzima bw'urupfu rw'iteka, urwo wabakuyeho bazakubone. Mwami Imana yacu, reka dusengere abantu b'iyi minsi, abakuvuka, urubyiruko, abana bakiri batoya, kugira ngo bakure bakubaha, bakure birinda yabahame, bakure bafite umutima wo kukubaha, bameze nka Yosefu, babikira ijambo ryawe muri bo kugira ngo batagucumuraho. Tugusabye tukwizeye kukubana n'imitima y'abantu bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.